gira bakaririmba ngo bimaze iki kurya neza ubitamo iki amarira urumva kuba watunga ibya mirenge agahinda kagiye kuguturisa umutima bake noneho rero bimaze bitandukanye ibintu bimaze kubaho urumva mu buzima buri moderate burya ni hari ikintu cyambere kibaho gikomeye ikintu bita peace of mind nagurasonza reka kera nanzara yabagaho ibintu byari biriho bigereranya ndimo nashaka gushingira ku jambo kuzano nangaha ngendagira ngo turengingo ku ngingo kera hicyo gihe ubukungu imibereho mbega y'abantu buryo babagaho bagari inka ibishimbo wifocusing wikita cyane mu rugo imbere uwo muryango hari ibindi bintu byabaga biugaragiye bituma ubaho urumva nakubwiye ngo ushingira kuri aka kantu kubufasha umukobwa yakuragiye wabo kugira ngo aze muba ku rugo ruzamu ambahaye ikaze rero hano kuri KABOX TV show bandu banje uko bwije nuko bukeye murabizi yuko najya ntenguha kuza kubahereza utuntu twiza tugezweho uyu munsi rero nkaba naje nka KABOX hano kuri KABOX TV show ndi kumwe n'umutumirwa ari we muri kureba uyu nguyu nyangani namuha umwanya akabanza akabasuhuza. What's up ni Sam umuhungu wanyu nk'ibisanzwe ndaje ngo rwose ahantu twamenera umuceri ku ngingo zigiye zitandukanye. Nkuko mubyumva rero ni umujama ufite stamina cyane uri kuri beat imwe ya danje ku rwego rwo hejuru mwihangane muze gukurikirana aka kavuyo hanyuma murebe ibintu tugiye kubabwiraho n'utuntu twiza cyane hanyuma nabandi muri buze kwa mudukurikira muze gutega amatwi mwumve hasi hanyuma mugende mugira icyo mugera muteraho comment bitewe n'ingingo cyangwa se insanganyamatsiko tugiye kuba turi kuvuganaho rero uyu munsi rero muri kumwe nanjye KABOX afatanyije na Sam. Okay. Sam rero umaze iminsi umbwira ngo dushingiye ku buryo abantu bagenda bashakana muri iyi minsi n'uburyo abantu bashakanaga mu gihe cya kera umaze iminsi umbwira ngo uri kubona uburyo abantu bashakanaga mu gihe cya kera ari bwo buryo bwiza cyane kurusha uyu munsi gusa ngiye kuri uyu munsi ndimo mpamya yuko uburyo bw'uyu munsi ari bwo bwiza cyane nshingiye ku buryo mbibona wowe uhereye ku buryo ubibona kera uhereye ushingira ni hehe ushingira uvuga ko uyu munsi gushaka kwabo byataye umuco bimeze nabi ugereranyije n'ibya kera. Yego buriya rero ukurikije abakurambere bacu uburyo babagaho uburyo ababyeyi bacu bagiye bashakana cyangwa se ababanjirije yego bitandukanye n'iki gihe ubundi kera buri umuryango wageraga ikintu umuntu witwa umuranga especially umuryango wabaga urimo umwari sibyo ariko ubu ngubu uragenda mu muhanda ugakubitana n'icyana ugasara ngo wakunze nje nkibaza ni gute rero umuntu physical ukumva ko wahise umukunda ariko nyamara burya kera umuranga nta kindi yabaga amaze urumva yabaga ashinzwe mbega kugenzura imico n'imyifatire y'uwo utarajya kure gatoya Samweli uri kumbwira ikintu cyitwa umuranga ngo kera ngo umuntu ngo yarazangaga akakurangira mukagenda kera ngewe uko mbizi utagiye ngo mbeshye nk'umusaza habaga nk'abasaza bakarenga nk'imisozi uwa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu bakagenda bakagushimira y'umukobwa ukajya kubona ukabona baraje baravuze ati ni ubukwe bakamuheka mu ngobyi bakaza bakavuga ati okay dore umugeni nguyu bamara kuguhereza umugeni bakitwa ko ushatse ese uwo munsi niba barakuzaniraga nk'uwenda nk'umukobwa nk'umukagatare wabibwirwaga n'iki ko wowe wapfaga kumva gushinjiza ati uyu nguyu murashakanye completely wabwirwaga n'iki ibyo bintu byari byo okay icyambere yewe ushingira uvuga ko ibyakera ari byo byiza kurusha iby'uyu munsi nambere n'uyu munsi byibuze ujya kumushyira mu mago warangije kumva uko ameze ukamenya ngo ni muzima cyase si muzima bana mudukurikiye aka kantu ko kumva nge singashyigikiye nako wenda ni ingingo dushobora kuza kongera kugarukaho ariko ibintu byo kumva wa muhungu we ushobora kuzumva wumvisha kankubwire mbwira no kuvuga ngo nta baragendaga nyine bakakurambagiriza urumva bakakuzanira umwari ufite imico n'imyitwarire uje kubaka ariko ni gute ifunguro usabwa kwirira undi muntu ajya kuri kumvira wampaye umwanya nkakwemeza hano rwose bana mudukurikiye ariko muri comment muze kumfashira umugabo ko ndabizi ningewe rwose muri ku ruhande rwanjye no kuvuga ngo wasangaga bakuzanira umuntu wizewe uzaje aje kubaka urugo umunyarwanda abanyarwanda baragenda bagatora akakuzanira nakubwiye ngo uwo muranga nta kindi yabaga ashinzwe kurambagiza ahantu hari umukobwa umuranga aza amaranga mutima yakuye ajya kuguhitiramo ariko reka nkubaze urukundo mwana rurakorwa urumva buriya iyo urebye umuntu ukahita umukunda ukumva ngo ngiki biriya ntago aba ari urukundo murumvikana biriya bintu ntago aba ari murumvikana Samuel akenshi rwose Peter ntago wabinyumvisha abarirari riba rikugenza akenshi reka nkubwire you fall in love with someone nyuma y'igihe runaka akenshi warebye ingeso ze kuko
ntago wareba umuntu physically ngo utangire wumve ko ari umuntu muzabana umuntu uwo mwamugiye kubana ubuzira herezo urumva uramutse utitonze neza urwo rugo rwabagerezaho kugira ngo rubi ijuru rito urumva none sa mushatse kumbwira ko kera nubwo bakuzaniraga umugeni ntango zarwanaga ahubwo kera nibwo birwaga barwana batikana usanga ariko reka nkubaze urumva uganire ko utamenye bajya bavuga ngo utaganiriye na sekuru ntamenye icyo utagariye na papa we icyo sekuru yasaye no kuvuga ngo rero ibi byose ushobora kuba utaraganire n'abakuru reka nicare rwose nige mu waganiriye nabo no kurusha reka gukubita agati kunda urumva reka nkubwire umwari wa kera wasangaga aje kubaka urugo umunyarwanda aravuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo akuruka ko nanone bavuga ngo ukurusha amafaranga gutwara umugore ariko reka biki gihe bibihomora biraho ngaho nagara biki gihe gusa noshatse kuko kera ntango zasenyukaga bitewe nuko abagore bamwe bivuye mu rugo bagiye mu rugo sivuze yuko zitasenyukaga ariko kumvikanye byarashobokaga kuko niyo usomye nawe uri kudukurikirana uko biri kose urabyumva neza ukurusha amafaranga agutwara umugore sibyo reka nkubwire kera se amafaranga yabagaho atabaho ariko mudufashe abantu nese ushatse kuko kera nta mitungo yabagaho ariko ntago byabaga ari amafaranga ariko na kera urumva uburyo abantu ba kera bakundaga ibintu by'imitungo n'abantu b'iki gihe uburyo bakunda ibintu by'imitungo n'ibintu bitandukanye cyane bro urumva icyambere buri iyi mishakire ya kera yewe impamvu nyishinga hagati reka mbanze nkubwire indi ngingo urumva imishakire ya kera wasangaga uwo mukobwa akenshi nta hantu yabaga yarahuriye n'abandi bantu urabizi ko babaga bari mu mbohero abahungu bari mu matorero sibyo ugasanga umwari aje ari vierge tarahuye sawa ako karuno hugaritse ako ngako uramfashije cyane reka nkwereke ndabigiye kumbwira ati umwari ibyo kwiga kwita ku mugabo yabyigiraga mu mbohero yazaga ari qualified mu bintu bijyanye na house that bivuga uko birorera ko yazaga ari isugi si isugi gusa yazaga ari mutima w'urugo aje kubaka icyari cyo kuko yarabaga yarabyigishije none uyu munsi ari mutima w'intare uyu munsi ari kuza ari mutima w'intare w'intare baburetse nubwo akomoje unsobanurira aka kantu kera umukobwa yarazaga pe ari isugi ndabiyemera sibyo mu kuhashyika umubyeyi w'umusore ariwe papa we yabanzaga kujya kumukazana ibyo bintu ni mifu yaramukazanuraga akagenda akajya kumwumvira koko kari iki ari isugi uwo muco mu Rwanda ntabwo reka nkubwire baburetse reka nsoza nawe urakurikiraho mbese ko yabaga agiye kumwumvira kandi tuzi yuko burya bino umukobwa ashobora kuba yarazaga ari mu gihe cye cy'uburumbuke umwana wa mbere wavukaga yabaga ari uwo muhungu cyangwa yabaga ari muri umunawe birumvikana mbese uwo muco niwo washyigikira kuri uyu munsi kuruta uyu munsi ubwo umuntu agenda akiteretera umukobwa yumva uhwanye n'amarangamutima ye abona uzubakana nawe urugo akaza akamwishyira mu mago hanyuma ubundi bagatangira kubana ku buryo nyine ibye byose n'uwa byavuga ati n'uwanjye urasoje nsubize ushingiye kuri ibyo bintu nkubwiye ushingiye urumva ku myubakire y'iki gihe urumva hari umuhanzi witwa Christopher ndamukunda cyane hari indirimbo yaririmbye yitwa ngo ko wakonje Veronica ni indirimbo yitwa ngo ko wakonje tangiye vuga ngo warukundo we no kuvuga ngo harahagera akavuga ngo dore usigari mubi bona bakwiringiye warabatengushye ngo dore nugihuza abantu usigaye uhuza abantu n'ibintu arimo aragereranya urukundo rw'iki gihe n'urwa kera ngo reba nawe gatanya zingana none kuri ubu mbona zinaruta ubukwe buba ushatse kuvuga ko kera none nta gatanya zabagaho reka nkubwire impamvu mbere bakuzaniraga ushoboye kubaka urugo uzaza akaza aje kubaka iki urugo iki gihe woragenda ugahurira n'umuntu mu kabari barazuka avuga ngo wakunze ngo akose niba muhuye mu kabari nago nshaka kujajenga abari wenda bakora muri izo kote ushobora kubura iyo twumvereza twese wowe uri kutureba utwumve neza abantu twumve neza mbanze mbisegureho sibyo erega ntago turimo dufokasinga ku bakobwa gusa ahubwo reka tunavuge wenda no kubahungu we mukobwa uragiye urebye physicality y'umuntu you falling in love Samuel baburetse gatoya hari ikintu nshaka kubanza kumva niba umubonye wewe gutyo ukavuga ati uyu mukobwa ndabona ahwanye n'amaringa mutima yanjye nyuma y'igihe runaka ugakomeza ugenda umuganiriza wumva ubwenge bwe umutestinga nyuma y'igihe bikaza kurangira koko ubonye ko ari wa type
bikarangira ufashe umwanzuro uvuga ati reka uyu mukobwa mbonye ko ari my type muterere muzane mushyire mu rugo rwanjye. Noneho ubitandukanye no kuvuga ngo kera bafataga abasaza babiri ariwo wise abaranga, akarenga umusozi wa mbere akarenga wa kabiri akagenda akakuzanira umukobwa utaruzi, mbese bakaza bakamutereka aho ngaho. Cyangwa se bitaba n'ibyo ngibyo, twa turi inshuti nk'abantu babiri turi inshuti, ugasanga turamwe turasangiye ariko runa rwagasozi ko mfite umukobwa w'inkumi, undi nawe ati nanjye mfite umusore ndabyumva dusingirane, ukajya kumva ko bafashe umwanzuro wo kugushyingira, bakagushyingira umuntu wowe utazi imico ye, utazi niba muzanashoboka. Uzanye ingingo nziza cyane mu bintu uvuze, uvuzemo guhura kw'abasaza ku mpande zombi z'imiryango yombi. Urumva wakavuze okay sawa, reka gakoze wo mubwira akamaro kako kantu. Kuri ubu uhura n'umwari cyangwa se n'umusore, urumva mugakundana pe, mugakundana ariko ni type yawe, urabona ko ari type yawe, ariko ntumuzanye iwanyu, ugasanga umuryango w'iwanyu utangiye kumurejectinga. Ndabizi ibyo ni ibintu bibaho cyane. Ayo ni amakosa y'ababyeyi rero, ntabwo ari amakosa yawe. Mbere ababyeyi ubwabo nibo babanzaga kwihurira, urumva ku buryo power z'umubyeyi, power z'umuryango, imbaraga z'umuryango z'imiryango yombi rwonyine zashoboraga kububakira urugo rugakomera. Ariko kuri ubu mwebwe iyo umuryango umwe urejectinze umuntu uzanye, cyangwa se mbega wumva utiyumvamo umuntu uzanye, yaba ku ruhande rw'umukobwa cyangwa ku ruhande rw'umuhungu, tayari niyo mwabana muhatiriza birangira gutana biri kuri pourcentage iri hejuru cyane. Noneho rero gereranyiriza aka kantu, unabivuze neza ko kera ari umuryango wo kwizanira gukagushyira aho ngaho. Ese ni wowe wabagushatse cyangwa wabagashatse umuryango? Ako nakambira ugasubiza ukwako. Icya kabiri, kera iyo bazanaga umukobwa yitwaga uw'umuryango, sava turabizi neza twese Kinyarwanda turakizi, burya umugore wa mukuru wawe nawe ari umugore wawe, bata aho ngaho uri mu Kinyarwanda gusa, ntabwo ari in terms of action, ntabwo ari mu bikorwa. None icyo gihe iyo washakaga umugore ukava mu rugo ukaba waserukira nk'ahantu runaka ukajya mu mirimo igiye itandukanye, turabizi kera nta n'ibintu byabagaho, nta byo gutega ntaki, wasanga umuntu avuye nko wenda nko mu mujyi wa Kigali akajya gucuruza muri Uganda, akajya gucuruza ngo murumuna wawe cyangwa se mukuru wawe utagiye yarazaga akagusigarira ku rugo. None muri ibyo bihasigaye aho ngaho, iyo yateraga inda umwana wavugaga yitwaga uwawe. Erega umenye yuko n'ibibazo bitatu mfite bishoreranye. Icya mbere ndakeka wacyumvise, mbega gusangira umugore muri rusange, gusangira umugore ibyo ngibyo byagurishaga umwana wawe. Ikindi kibazo mfite, ese ko yazaga aje mu muryango weho yabaga ahwanye n'amarangamutima yawe wari ufite, no ubingeranyize n'uyu munsi uragiye ubona umukobwa wowe urumva uramuteguye, uraje ati reka twibanire, ugiye kujya mubyarana ari we weho wenyine, uretse ko ari weho wenyine, mwamara kujya mubyarana kuva ati abana ndabizeye nabanjye 100%. Ngaho subiza bya bibazo bitatu none ubigereranye n'ibi ngibi nkubajije bibiri, wambajije bibiri ni bitatu. Icya mbere icyo numvishe cyo gusangira umugore w'umugore yaba uw'umuryango wose, urangije umbaza icyo kuzana umuntu w'amarangamutima yawe ashaka. Ikindi ndumva nta kintu ibyo ngibyo ngasubiza ibyo. Okay, buriya reka manze mvuge guke. Hari umufilozofe wavuze ngo bigeze kumubaza ati ko washatse umugore mutoya, urumva ngo yarafite umugore uhorose cyane, baranje baramubaza ngo ko washatse umugore mutoya uhorose cyane, arangije arasubiza ngo mu bibi bibiri uhitamo ikibi gitoya. Ariko abagore much respect, wo ntago ari ngiye, abagore twe turabubaha muri mama w'u Rwanda. Ikintu nashakaga kuvuga ni iki, buri kintu kigira ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Umuco wa kera uwo mvuga, simvuga yuko ari mbega ari ibintu byiza gusa byabagaho gusa, urumva, ndetse n'uw'iki gihe simvuga yuko ari ibintu bibi gusa, ahubwo ndagira ngo duhuze. Ese aho umunzani wahengamira ni hehe? Ari byiza bya kera ari ishaka rya kera n'ibyo umunsi ibyo kurushaho ni ibi uyu munsi ni ibya kera sa. Impamvu wenda ngendeye kuri icyo kintu bavuga ngo gusangira umugore, urumva impamvu iki gihe ubundi bitanakunda, urumva sha bro. Icya mbere imitima abantu dusige twifitiye, abantu dusa nkaho nta nubwo ari ugusa twabaye babi,
urumva bwonyine ubonana ariko kamemo nubwo umuntu yasangira n'undi cupa cyangwa amafunguro gusangira umugore ibintu bidakuye kubaho iby'iki gihe mwebwe mwazanye amashyari kera nta mashyari twagiraga ndabesha abasaza noneho we umuntu uri kutumva neza we ubyumve neza wasangira n'umuntu icupa mugasangira ibyo kurya ariko se mwasangira umugabo cyangwa umugore urumva ibyo never mbere byarakundaga dore ko na kera nta n'indwara yabaga ari amafuti nta n'indwara zabagaho nta mitezi yabagaho za mburgu na za sida ntabwo zabagaho ntabwo byabagaho bije vuba wahungu bije vuba bije ubundi muri sale ahubwo nakumvishe wowe ushobora kuba utaragiye mu mateka ngo ubyumve mbaza ngendo wa kera kurusha papa ni ukuvuga ngo wasangaga ibyo byose nta byabaga biba ahubwo imiryango wasangaga ihuje ahubwo ibyo byongeraga urukundo mu muryango urumva bita nkaza kugusura ukaryama n'umugore wawe ukarushaho kwishima navuga ati ca ufite umuzigo muzima nanjye wansura kuko umva kandi kamaro umva kandi kamaro k'icyo wa mubyeyi we aho uri kudukumva umva kandi kamaro k'icyo bantu tere comment kuri ako kantu umuntu akaza niba uri umugabo tera akana kuri comment umuntu akaza kugusura ariza akaryamana n'umugore wawe ujya gusubiraho rwose aka kabiri niba uri umudamu nawe uri kutwumva kuko turabizi nawe mukunda tuzacu umuntu akaza kugusura yiza akaryamana n'umugabo wawe ako kantu gatekerejeho ibyo bintu never bizgira ibindaho n'umunsi ni ukuvuga ngo ikindi cyiza cy'ibyo bintu urumva nyuma yo guhuza umuryango abantu bakibonanamo urumva umugore ko gakumva ko ari uwo muryango ikindi cya kabiri byafashaga nta mugabo w'ikiremba wabaga icyo gihe ugize ngo gute uretse gato urabona abakobwa babaga barashize akaza kajya nyine umva nkubwire impamvu iyo umugabo yabaga adashoboye icyo gikorwa wenda nta rubyaro agira wenda kuba yakora iby'abakora arabikora ariko nta rubyaro agira ariko umugore we ntibyamubuzaga kubyara kubera yuko murumuna we mukuru we yarazaga urumva bagakora umuti ejo agatwita umwana akabyara uzi icyo bita gusenda uretse gato ikintu bita gusenda nyine umva nkubwire gusenda urakizi urumva bavuze ngo basenze umuntu umva nkubwire ako wumvishe njye tuvuge njye ntago mbyara sibyo ako nakumvishe ngo nayumvishe ijana ku ijana ariko umugore wanjye ntago azitwa n'agahinda ko kutabyara kubera iki nindamuka ngiye bakansigariraho uje afite ubwo bushobozi bwo kubyara azabyara kandi twumve yuko umwana ari uwanjye urumva nta pfunwe nzigera ngira icyo gihe banza wumve nta pfunwe banza wumve erega uriya mwana umenye ko yabaga afite ba nyirasenge yabaga afite ba nyirasenge noneho nyuma yo kugira ba nyirasenge bamugiraga inama y'uko ibintu bigomba kugenda nese no kuba ko uyu mukobwa umuteye inda batabimenya ikijya mahita byumva baraza kutubwira nawe udukurikiye ubanza utubwire by the way mwanza mwebwe no gukanda subscribe aho hasi ikindi kintu nababwira mw'abantu kera nongere mbigarukeho imyubakire y'urugo ya kera yabaga ikomeye kuko yabaga ifite icyo bita fondation umukobwa yazaga yarigishijwe kubaka urugo icyaricyo bitandukanye n'iki gihe niko reka nkubaze muri curriculum y'u Rwanda hari aho bigisha kwita ku mugabo cyangwa ku mugore ni amasiyanse ni amashimi ni amafizike ni amayiswari bavuga different types of learning ariko ndabyumva ariko se ni hehe twiga mu buryo bugiye butandukanye twiga mu buryo butandukanye ni hehe umukobwa atorezwa noneho ikintu bita kubaka burya akankubwiza ukuri reka ingo z'iki gihe zisenyuke none nta babyeyi bafite ababyeyi bari babagira inama mbere se ntabwo babaga bahari ariko sibo akenshi wasangaga sibo bonyine byabaga bifite igihe cyihariye cyo baburetse gatoya habaga hari igihe cyihariye cyo kubigisha no baburetse gatoya ushatse kuvuga ko uyu munsi abana bajya ku ishuri batabyigishwa ariko babyigishije muri science cyangwa se icyo twita biology ntabwo icyo twita reproductive system okay so kurata wenda amashuri nize cyangwa je nize amasiyansi urumva n'ubu niyo ndimo kwiga ariko nta hantu twiga ngo bafata umugabo guki nta hantu cyangwa bafata umugore guki ntabyo mwiga babyigisha bambwira abarezi baho nawe siyansi warayize noneho reka nkubwira akandi kantu uyu munsi impamvu nakubwiye ko ari byo byiza kugira ngo ubanze ubyumve neza nawe utubwire ari ibya kera n'ibyo umunsi tubwire ibyiza wumva uri kubona uyu munsi impamvu nakubwiye ko ari byo byiza byari fresh uyu munsi umukobwa ava iwabo akambara neza akaberwa njyewe musore nkamushima
umukobwa namara kumushima tukagira ibyo twemeranya noneho bitandukanye n'ibyakera na byose si zahabu wa muhungu banza wumve noneho bitandukanye n'ibyakera uwa kera yahoraga hariya aho twita ikambere cyangwa se mu nzu yaba akabije gukora cyane agakubura aho ngaho mu mbuga agakubura nabwo imbere y'imyugariro inyuma yaho ntiyabashaga kugera nabwo mu gihe runaka nabwo mu gihe runaka nabwo mu gihe runaka sibyo nabwo mu gihe runaka ntabwo bari bemerewe kuva mu rugo ngo bagende bajye hirya no hino ibyo byabuzaga uburenganzira bwabo urugero abakobwa ba kera ntibigaga kubera iki ntabwo bari bemerewe kugenda barigaga iyo tuvuga kera umva se turavuga mbere y'uko abanzu nyumve sinakumvisha kera tuvuga reka tubanze tuha specifying kera tuvuga ni mbere yuko abazungu baza mu Rwanda mbere y'ubukoroni ni mu gihe cy'abami mu gihe cy'ubukoroni urumva mu kigero aho ngaho niho twirefera cyane urumva mu gihe cy'ubukoroni niho ibintu byatangiye guhinduka imibereho y'abanyarwanda nibwo yatangiye guhinduka ndetse na nyuma y'ubukoroni ibyo ni ibika bitatu abantu babayeho mu buryo butandukanye urumva twebwe rero wivuga ngo abahungu bari mbere y'ubukoroni barigaga babaga bari ariko uko biri kose abakobwa birirwaga mu rugo ntibabuze uburenganzira bavuzwaga sibyo abo uyu munsi we umukobwa wa kera umenye ko ntaho yajyaga ngo akore agira icyo yinjiza none uyu munsi uragenda ukamushaka ugasanga afite za miliyoni nk'eshanu kuri banki ugasanga afite imodoka ugasanga agize iki araje agufashije gukorera urugo sibyo murahashye muri uru rugo itaje murazamuye none uwa kera waramuzanaga akaza aze kurya imitungo yiwanyu akarya gusa arakaririmbo yararyaga gusa arakaririmbo ka Bruce Melody yaririmbanye niba ari JP sinzi nundi mutipe w'umuraperi hari aho bagera bakaririmba ngo bimaze iki kurya neza ubitamo iki amarira urumva kuba watunga ibya mirenge agahinda kagiye kuguturisa umutima bake noneho rero bimaze bitandukanye ibi bintu kubaho urumva mu buzima buri moderate burya ni hari ikintu cya mbere kibaho gikomeye ikintu bita peace of mind ntabwo urasonza kera nta nzara yabagaho ibintu byari biriho bigereranya ndimo nashaka gushingira ku ijambo bizano ntangaha ngendagira ngo ture ingingo ku ngingo kera h'icyo gihe ubukungu imibereho mbega y'abantu uburyo babagaho ari inka ibishyimbo wikita cyane mu rugo imbere uwo muryango hari ibindi bintu byabaga biwugaragiye bituma ubaho urumva nakubwiye ngo ushingira kuri aka kantu kubufasha umukobwa yakuraga iwabo kugira ngo aze mwubaka urugo ruzamuke ndetse n'ubufasha usanga umukobwa uyu munsi ahagaze uramuzana afite imodoka kamemu akaza akagufasha guhahira mu rugo hanyuma uwa kera yarazaga bamutwaye mu ngobyi nta nubwo abantu bishimaga ngo bakoma amashyi ngo ubone barimo baragenda babyina iby'ubonye ngo wumve ibintu byakunze barabyinaga kuko amashyi gutya se none se kariyo tekinoloji y'icyo gihe yari iriho nyine bivuze ngo uyu munsi byararyoshye kurusha ubwo icyo gihe ahubwo urimo watangiye kwitsinda mushiki wanjye watangiye kwitsinda n'ukuri kw'Imana watangiye kwitsinda watangiye gushaka kujya out of the content nyumva neza wowe reka nkwereke ikindi kintu ukwiye kumenya urumva kera ikindi kintu mashimira nta busambo bwabagaho simvuze ko n'ubu ngubu buriho ariko nyine ugereranyije asava akonga ko kubusambo ko ndakemera none urashaka kuba mwisi bisambo y'iki nta busambo bubaho komeza nta bwabagaho twigenda ibyo kuvuga ngo ubushobozi umukobwa yazanaga buri arakana nababwiza ukuri ugiye muri kamere muntu wenda ku bantu basoma bibiliya urumva ubundi muri kamere muntu bigaragara yuko ibyifuzo by'umugore bishingiye ku mugabo urumva buriya umugore wagize simvuze se ladies first murashoboye cyane ariko burya umugore akenshi igitsina gore gikunda kuba cyanasuzugura abagabo bitewe n'ibyo babarusha kenshi kugira ngo umugore azaba afite ikintu arusha umugabo amwubahe akomeza amwubahe cyane bake cyane niba mbeshya mu nyomozi ariko igihe cyose umugore azaba abona ibyifuzo bye mu mugabo ndakurahiye bizaba birira ikiri yuko urwo rugo ruzagenda neza ruzakomera kera rero n'ubundi babagaho muri ubwo buryo bwa kamere muntu aho ibyifuzo by'umugore byabaga biri ku mugabo urumva ndagira ngo bigereranye n'iby'uyu munsi sibyo wenda kera uwo mugore yarazaga akabona ibyishimo ashaka pe none reba uru Rwanda turimo uyu munsi bajya babivuga ati udakora ntakarye sibyo ushatse kumbwira gute ko uwo muntu w'icyo gihe
yazaga agafasha urugo kuba rwatera imbere kurusha uyu munsi uza akagufasha ugasanga afite akazi kuri konti yawe mu minsi 30 uragira amafaranga nawe iye igashyika amafaranga mugafasha abana mukabatwara ku ishuri mu buryo bwiza bweruye urugo rugakomera urukagenda neza ugasanga nta n'umwe muratamarira bitewe nuko agiye kuburara urabizi kuba ufite umwana aragafi nigeze kubona umubyeyi atetse amabuye uzi kuba ufite umwana ukamubesha inshunga nk'aho ari inkoko ndabyumva uwo muntu waturukaga iwabo yazaga azanye iki kandi wibuke ko kera izo ingo zabaga zishingiye ku babyeyi ba ugasanga nk'umwana aritwa ngo yashatse w'umusore yashatse afite umugabo kumbe yarangije guhinduka umugabo kubera ko afite umugore akajya amanuka akagenda akabwira mama ati mpereza ibishyimbo akajya gukura ibijumba mu murima wa nyina uwo ni umuco ni imibereho y'icyo gihe ni imibereho y'icyo gihe ugire comment wandika zo tubwire ngo ibi bintu ndashyigikira cyangwa ndashyigikira ariko mu kubishyigikira utange comment ufite icyo supportinga unatage convincing tab unyumvishe neza ndabizi nge barankurikiye turimo turajyana nanjye turajyana ndetse n'ingiye tutari kujyana ni ukuvuga ngo imibereho y'icyo gihe imibereho y'icyo gihe ndakumva ibintu bibiri bigize gute bitandukanye bidafite naho bihuriye ariko yuko twebwe turi kureba ku mishakire y'icyo gihe n'iyo munsi nyine imishakire iragenda niyo mibereho bagendaga basanga mu ngo ngaho komeza urumva icyo gihe imirima yari iriho urumva icyo gihe amasho yari ahari abantu bafite inka abantu bafite iki ibintu bimeze neza muri rusange abantu nta kintu baburaga na gitoya urumva gusa ahantu byari bitandukaniye wenda tekinoloji y'iki gihe na tekinoloji y'icyo gihe ni ibintu byari bitandukanye mbega nyuma y'ubukoroni nyine umuco wacu warahindutse ujye kumbura u Rwanda rwa kera ukumbuye icyo gihe cya kera sinyikumbura kuko sinigeze nkibamo kuko umuntu akumbura icyo yigeze kubona cyangwa yabonye ahubwo njyewe nifuza cyagiye cya kera ndacyifuza kuko sinigeze nyigira wansubiza ibihe bajya bavuga ngo kwifuza n'icyaha kwifuza n'icyaha njye nshingiye ku buryo turi kubona uyu munsi uburyo umwari w'u Rwanda uyu munsi abari urabona kuri stade urabona tuba dukobwa tuba turimo dutambuka uziko tuba tumeze nk'inka z'inyambo uzi ko bari bugacira amazi uzahayacire nakubwira uzi ko bari bugacira amazi uzi ko imiterere y'umwana amarangamutima nawe akagushorayo ubundi reka nkubwire bibiliya niyo yavuze njye nzajya nanakoresha bibiliya y'umuhungu turebe bibiliya niyo ivuga ngo umugore mwiza ni umukobwa n'umugore mwiza bwo buranga utagira umutima gaba ameze nk'impeta y'izahabu iri mu izuru ry'ingurube ese impeta y'izahabu iri mu izuru ry'ingurube akamara ibimaze n'akanya nawe uzi ikizuru cy'ingurube ibintu gihoramo gicukura aho kibonye hose mu isayo ariko none wibuke yuko umugore mwiza umuhabwa n'Imana urumva umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ubundi umugore mwiza ushingira kuki is the shell is automost uko agaragara inyuma and even his activities n'umutima afite burya rero ushaka ko abakobwa ba kera bagiraga umutima mwiza babaga baratojwe barigishijwe abo uyu munsi ntibigishijwe hari umunsi basiba ishuri se hari umunsi basiba ishuri imibare mwigana za trigonometry za cosine na za physique n'iki amasomo musige mwiga nibafasha kubona akazi se bibafasha kubona akazi bakaza bakadufasha gutunga ingo gutunga urugo no kubaka ushaka ko utazashaka umukobwa tandukanya gutunga urugo no kubaka urugo bintandukanyiriza ibyo bintu gutunga urugo no kubaka urugo birajyana n'ibintu n'ingingo zijyana ako birajyana he no mu magambo ntibihuye nge ntandukanyiriza kubaka urugo no gutunga urugo noshaka ko abakobwa b'uyu munsi atari bamutima w'urugo gutunga urugo no kubaka urugo byose birajyanirana banza binsobanuro nambwira ukuntu bijyanirana kubaka urugo nuko uzagakora ibikorwa bya kubaka urugo ku buryo nyine abawe bose babaho neza kubaka urugo harimo ingingo zigiye zitandukanye harimo icyambere icyo bita parenting ability urumva ubushobozi bwo kurera abana uzabyara urumva hakabamo ubushobozi bwo gukunda abo bana ndetse no gukunda umutware wawe cyangwa se gukunda noshatse kuba abo uyu munsi badakunda abana babo baba datawe ubuse mwana ise ariko baranye gutsinda abo uyu munsi ushatse kuba ko badakunda abana babo
ntago wenda reka tureka gufokasinga ku rukundo rw'umwana n'umubyeyi kuko twe twaje kureba ku mishakanire ya kera n'ibindi nyine ubwo turimo tureba umutima w'urugo ndetse n'umutware mu rugo urumva ariko byo ugereranyije iki gihe ariko abagabo ba kera baragatoye abagabo ba kera baragatoye bagabo ba kera reka mujye mwisazira rwose akuzikuza bagaterura umuntu bakamushyira aho ngaho mwigirira imyaka 100 na za 40 ingahe ariko rwose ndabona na 50 uziguterura umuntu bakamushyira aho ngaho bakakuzanira icyana cyiza gifite imico myiza ubwirwa n'iki kari cyiza se kandi umuranga abashinzwe iki se yabaga umuranga yaryamanaga nawe akamenya uwo ari we aya kuryamana ariko kuryamana muri byanze wabikora byanze gute ubusobanuro uburyo byanze turabizi ko habagaho abantu bitwa bamukagatare tuve ku by'uyu munsi haje ibiti mukagatare ntabwo nima bisobanukira turabizi aya reka niyo mpamvu nkubwira wowe uracyari muto kuri ngena aya sobanura reka hano hashobora kuba urabona tururubye reka nkubwire urabona ibintu turimo tuganiraho ubundi wenda byakagombye kuba ari ingingo irimo kuganirwaho n'abapapa bakuze cyangwa se abamama bakuze ariko natwe ubundi icano yacu akenshi turashaka kugira ngo natwe nk'urubyiruko tugire ijambo ku buzima ku mibereho y'abantu uyu munsi kuko tubona abantu bakuru muragenda mukabyarana mukabiganira ukwanyu twebwe nimudutumire ngo tuvugane ubu natwe twaje ahangaha tuzajya tunatumira abantu bakuru baze rwose nimero turi buze kwishyira hasi uzashaka kuza kutuvugisha akatuganiriza azaza tuganirize nta kibazo ariko impamvu ngiye nkubwira uretse nibwira abantu badukurikiye kuba turimo tubiganiraho tubidebaho urumva nta yindi mpamvu ni ukugira ngo natwe urubyiruko mubone mbega imitekerereze yacu ku bintu by'iki gihe ntabwo dusinziriye imibereho yanyu ya kera natwe twarayikurikiranaga turimo dukomparinga turimo tugereranya ngo turebe ese ibya kera n'iby'iki gihe ibyabaga bimeze neza n'ibi ariko reka mwirambire disi ntabaga mwibereho neza wenda dusoza reka nkubwira akantu kamwe ngiye nshingiye ku byo ndi kubona uyu munsi nshingiye no ku byo nabonaga aha kera simvuze ngo ndasapotinga ibi ngibi cyangwa ndareka ibi ngibi uyu munsi kuba abantu bari gushakana bagakoresha amakwe bakishima bakabyina ugasanga barashyingiranye ni byiza pe ndanabishima ariko ikintu kibabaje ni ukubona bamaze gushyingirana ejo ukajya kubona ukabona bageze gutya bakoze gatanya ako nanone ni akantu katari keza gusa icyo nakifuriza buri muntu wese wankurikiranye ahangaha najya ajya kudetinga umuntu wavamo umutima w'urugo rwe cyangwa se umuntu bakundana ajya abanza asubira inyuma atekereza kabiri kuko n'ubundi ugiye gutaruka arabanza agasubira inyuma kandi ako kantu ntikavugaho gutyo igihe ubonye akantu nabonye ubwiye nk'umukobwa ati ndashaka ko dukundana akaba yemeye ati nta kibazo ati sabwo duhure mu gihe hoteli wa mukobwa wahura aho ngaho aka kantu nakagendani kuba ugiye kuba mutima w'urugo runaka ntabwo bisobanuye hoteli ugiye kujya usohokaniramo n'umugabo wawe sibyo garagaza imico myiza y'umwari w'u Rwanda sibyo mureke gukunda amafaranga gira icyo babwira dusoza tunarangiza gusa nibutse abantu bari dukurikiye gukanda subscribe mutera comment munarayikinga video zacu ndetse nibona binaryoshye ujye sharinga uhereze na bagenzi bawe babwira ati mukurikirane iki kiganiro rwose murakuramo inyigisho nyinshi cyane murakoze nanjye ikintu nababwira ntago byashoboka ko dusubiza ibihe inyuma ngo abo baranga tubazane bajye kuturambagiriza ahubwo birasaba kugira ngo noneho natwe tugire ubwenge mu mahitamo yacu tugire ubwenge mu mitekerereze yacu mu bantu turimo dushaka kuba twabana nabo sibyo nababwira ngo ntibakajye babona yuko ibishashagirana byose ari iki ari zahabu naho ubundi gusubiza ibihe inyuma mw'abantu ntibishoboka ntibinabaho ngayo nguko rero nanjye nicyo nababwira niba nta kindi wongeraho twasoreza ahangaha tubararikira ibindi biganiro byinshi bigiye bivuga ku mibereho yacu biza byinshi rwose mujye mudukurikirana ibirenze ibyo ngibyo turabakunda samu sawa